Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Naomi yicaye hasi mu nzu yahoze ariye, afashe umwana we Betty amwegereje. Hari hashize iminsi mikeya umugabo we Martin yitabye Imana. Inzu yahozemo inseko, yahozemo ibyishimo, ubu ngubu noneho yari irimo guceceka kwinshi ndetse imeze nkaho nta kirimo. Uyu mugore Naomi yari yarogoshe umusatsi we wose ubwo yari ari mu migenzo yo gushyingura, ariko buri munsi, buri saha, buri kimwe cyose yabonaga kigenda kiba kibi. Nuko umunsi wakurikiyeho ubwo bari bamaze gushyingura Emmanuel, murumuna wa mugabo witabye Imana, muri ako kanya yahise akomanga urugi. Uyu mugabo yari yahindutse cyane, ijwi rye ryarimo uburakari bwinshi cyane. Nuko arangije abwira Naomi ati, Naomi, uzi imico y'umuryango wacu? Arangije aramubwira ati, urabizi ko Martin yagiye? Ahangaha rero ubu ngubu ni responsibility zanjye kukwitaho ndetse nkitaho no kuri Betty, ugomba gushyingiranwa nanjye. Muri ako kanya Naomi yahise akuka umutima, yumva ubwoba buramwishe, yahise atekereza ukuntu agiye gushyingirwa umugabo Emmanuel. Mu by'ukuri Naomi ntabwo yari yigeze akunda n'umugabo na rimwe. Martin, umugabo we wari umaze kwitaba Imana, yari umugabo mwiza ndetse umugabo wihangana, ariko uyu murumuna we Emmanuel yari umugabo uri selfish, umugabo wikunda cyane ndetse umugabo ugira uburakari bwinshi cyane. Ahangaha gutekereza ko agiye kuba umugore w'uyu mugabo byatumye igifu kimurya. Nuko arangije arahaguruka afashe wa mwana we Betty mu ntoki, arangije amubwira ati, Emmanuel, ntabwo ugiye nshobora kubana nawe. Nuko Emmanuel arangije amubwira ati, rero nta mwanya n'umwe ufite ahangaha. Muri ako kanya Naomi yagize ubwoba, yumva arakonje muri we. Arangije aramubwira ati, ariko ino ni inzu ya Martin umugabo wanjye, ahangaha niho Betty yavukiye, n'ahandi hantu mfite ho kujya. Nuko Emmanuel arangije amubwira ati, ibyo ntacyo bivuze, kubera ko nta muhungu wigize ubyara ahangaha mu muryango wacu. Iyo utabyaye umuhungu nta mugabane n'umwe uba ufite mu muryango. Naomi yarapfukamye, apfukamira imbere y'umugabo Emmanuel, atangira kurira cyane. Arangije aramubwira ati, Emmanuel, ndakwinginze tubabarire tugume ahangaha, niyo watureka tukaba mu gikoni, nta handi hantu dufite ho kujya. Ndi imfubyi kandi Betty aracyari mutoya, tubabarire duhe n'akumba gatoya ko kubamo. Ariko Emmanuel yakomeje kurakara cyane. Nuko arangije aramubwira ati, nimba uri kwanga kuba umugore wanjye, ntabwo ugomba kuguma ahangaha, ugomba kuhava, va ahangaha cyangwa se ngusohore ku ngufu. Nuko arangije afata wa mwana we Betty aramwegereza ku gituza. Naomi yari amaze kubura umugabo we, none ahangaha yari ari kubura n'inzu yamusigiye. Nuko ahangaha nta mahitamo yari afite, yafashe utwe twose yari afite, arangije asohoka hanze ndetse n'umwana we Betty. Batangiye kugenda mu muhanda batazi aho bagiye. Umuhanda wari ucecetse cyane kuko hari nijoro. Nuko Betty n'akajwe gatoya kabana arangije amazi ati, se mama, tugiye hehe? Arangije amazi ati, se turagaruka mu rugo? Nuko nawe barangije ahanagura amarira mu maso, arangije asa n'umusekera ariko asa nkaho bifosinga. Nuko arangije amubwira ati, my love, tujye gushaka indi nzu yo kubamo. Ariko muri we Naomi ntabwo yari azi ahantu bagiye mu by'ukuri, nta nubwo yari azi icyo gukora muri aka kanya. Icyo yari azi muri we ni uko atagombaga gucika intege, yagombaga kurwana ku buzima bwe ndetse akarwana no ku buzima bw'umwana we. Nuko bageze ahantu bumva barananiwe, barangije bicara kuri twa dutebe tuba turi ku muhanda abantu bicaraho bategereje bisi cyangwa se bari kuruhuka. Nuko Betty arangije agwa agacuho araryama, aryama mu maboko ya mama we. Naomi yagumye aho ngaho ijoro ryose akanuye, atangira gutekereza uburyo ubuzima bwabo buhindutse mu kanya gatoya. Uyu mubyeyi yari afite ubwoba bwinshi cyane ndetse n'akababaro, ariko muri we yiyumvaga byanze bikunze kurinda umukobwa we. Naomi yaje kwisanga agenda akomanga urugo ku rugo, agenda asaba akazi, ariko nta muntu n'umwe yigize abona wamufasha ngo amuhe akazi. Ndetse bamwe na bamwe nubwo yabaga ari kurira amarira menshi mu maso, bamubwiraga nabi cyane bakamutuka. Nuko Naomi ubwo yari ari kugenda mu muhanda ndetse n'umwana we Betty, nuko kakana karangije kabwira mama ati, mama, ndashonje. Nuko Naomi arangije arahagarara apfukama imbere y'akakana ke. Nuko arangije atangira kukanagura amarira, atangira guseka ariko bifosinga. Nuko arangije amubwira ati, mukundwa, ndabizi, kumumura turaza kubona icyo kurya mu kanya gato. Nuko ubwo bari bakomeje bari kugenda mu muhanda, umugabo witwa John yaje kubabona.
yatangiye kubona uburyo bari kugenda nk'abananiwe, ndetse abona uburyo Naomi mu maso ye harimo agahinda kenshi cyane. Arangije abona uburyo uno mugore umusatsi we yari yawogoshe, nuko John arangije arabegera. Naomi yabanje kumuyoberwa, nuko Naomi yitegereje uno mugabo, areba uburyo ari kubitegereza ndetse aba afitiye impuhwe. Ariko Naomi ahangaha yabanje kwifata. Ahangaha Naomi yari yarize ko atagomba kwizera byihuse, ariko ahangaha ntandi mahitamo yari afite. Arangije arababwira ati nimuze tujya mu rugo. Ntabwo mu rugo rwa John hari kure, hari hafi aho ngaho hafi y'uwo muhanda. Iyi nzu yari nini cyane John yabagamo. Nuko Naomi ndetse na Betty bahise binjira mu nzu. Naomi yarajicara aho ngaho, ariko yari atarizera neza yuko mu by'ukuri iyi nzu ajemo bayifitemo umugisha. Nuko John arangije abaha ibyo kurya arabakira. Naomi ubwo yitegerezaga umwana we ari kurya, yumvise yishimye muri we, kuko umwana we yari amaze iminsi atarya. Hashize akanya gatoya John baragarutse, ndetse azana amashuka meza, ndetse azana n'ibiringiti byiza. Arangije abereka aho bagomba kuruhukira. Nuko igitondo cyakurikiyeho Naomi yarabyutse, ndetse arabyuka afata breakfast, afata ibyo kurya bya mu gitondo. Nuko ubwo bari bicaye aho ngaho ndetse n'umukobwa we, John yaje kuza arabegera. Nuko arangije yitegereza wa mugore Naomi, arangije aramubwira ati njye naragukunze kuva kera. Igihe rero nakubonaga wowe n'umwana wawe Betty ku muhanda, nahise mbona ko ari amahirwe yanjye yo kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Naomi ahangaha byaramutunguye, ntabwo yari yizeye ko yakumva aya magambo kuri John. Muri ako kanya umutima we watangiye kumusimbuka, ntabwo yari azi icyo yavuga muri aka kanya. Ahangaha nawe yatangiye kugira intege nkeya kubera yuko yari amaze kubona Martin umugabo we. Nubwo atari yigeze akunda John, ariko byagaragaraga nkaho ariyo mahirwe ya nyuma afite. Uyu mubyeyi yari imfubyi, kandi n'ahandi hantu yari afite ho kujya. Ndetse nyuma yuko Emmanuel amaze kubirukana ndetse akabambura buri kimwe cyose, ahangaha byagaragaraga yuko kugumana na John ariyo option yonyine afite. Nuko rero muri ako kanya Naomi yarabyemeye, kubera ko uyu mubyeyi yagombaga gutekereza ku mwana we Betty, ndetse agatekereza ku hazaza he. Ahangaha rero n'andi mahitamo yari afite, yemeye kugumana na John. Bwa mbere ibintu byagenze neza, buri kimwe cyose cyari kimeze neza. John yafataga neza wa mwana Betty, ndetse Naomi yatangiye kubyizera, atangira kubona yuko bashobora gukora ahazaza habo. Hashize igihe gitoya abaturanyi batangiye kujurajura, batangira kuvuga amagambo. Barimo bavuga bati twabonye John hanze nijoro muri za club ari kumwe n'abandi bagore, kandi tuzi neza ko afite umugore mu rugo. Bwa mbere Naomi yanze kubyemera, yumva ko ari abantu bashaka kumusenyera. Yabonaga John ari umugabo mwiza kuri we, ndetse yari yarabasezeranyije yuko azabitaho kuri buri kimwe cyose. Ntabwo Naomi ahangaha yiyumvishaga ko uyu mugabo John ashobora kumutenguha. Muri iryo joro John yaje kugera aho ngaho atinze cyane, ndetse azanuka inzoga nyinshi. Nuko Naomi yatangiye kugira ubwoba mu mutima we, ariko nanone akumva muri we ntabwo ashobora kubyizera. Naomi yari yatangiye kwiyizera John, ndetse yatangiye no kumwitaho. Rero gutekereza yuko John atangiye kumuca inyuma byari bigoye kugira ngo abishyire mu mutima we. Nuko ijoro rimwe John ntabwo yatashye. Nuko ubwo yazaga mu gitondo, Naomi yaramwatatse, aramubwira ati mbwira ahantu wari uri. Nuko John arangije aramubwira ati mbabarira, nahuye n'utubazo dutandukanye, ndetse nandi kumwe n'abashuti banjye. Arangije aramubwira ati nakosheje ndabizi, ndakwinginze mbabarira, yari amakosa, ntabwo bizongera. John ahangaha amusezeranya yuko amukunda ndetse amwizera. Ariko Naomi yari yamaze gukunda John, nta yandi mahitamo yari afite. Ahangaha yaramubabariye. Ntabwo Naomi yashakaga kubura John, umugabo wari wabashije kumukura ku muhanda, ndetse n'umukobwa we Betty akabakira, akemera kubashyira mu nzu, ndetse akabitaho. Yumvaga muri we yizera yuko uno mugabo ashobora guhindura ubuzima bwabo. Yumvaga ko rero niyo yamuca inyuma bwaba ari kwa kundi ko gucika intege ku mubiri. Nuko rero mu marira menshi cyane arangije aramubwira ati ndakubabariye mugabo mwiza. Nuko ubuzima bwarakomeje, amaze kumubabarira, ariko cya kintu cy'uko John yamuciye inyuma cyakomeje kumuhatiriza mu mutima we. Ariko uyu mugore agerageza kubishyira ku ruhande, atangira noneho gufokasinga kuri business ye. Uyu mugore Naomi yari yatangiye business yo kugurisha ibyo kurya mu isoko.
yabyukaga mu gitondo akava mu rugo akerekeza ku isoko akajya kugurisha ibyo kurya. Iyi bizinesi yari yatangiye kumugira bize cyane ndetse yatangiye gukura. Ahangaha yari yishimye kubera yuko yarabashije kubona ikintu cye akora. Ahangaha byibuze muri we yumvaga afite confidence, yumvaga byibuze hari ikintu ari gucontributinga mu buzima bwe ndetse n'umukobwa we. Ariko ubwo Naomi yabaga ari gukora cyane ku isoko, John yabaga yibereye mu rugo. John yari yamaze kubura akazi ke ndetse ntabwo yari yitaye kubwo kuba yagerageza ngo ashake akandi kazi, ahubwo yirirwaga mu rugo ari kumwe na wa mwana Betty. Ubwa mbere Naomi ntabwo yabitekerejeho cyane. Betty yari mukuru ku buryo yashoboraga kuba yakwitaho ndetse John yari akimwitayeho nta kibazo. Ariko ubwo ibyumweru byagendaga bitambuka, Naomi yatangiye kubona umukobwa we Betty yatangiye guhinduka. Umukobwa we yahoraga afite imbaraga ndetse ubona yishimye. Ahangaha none yatangiye kubona asigaye acecetse cyane. Nuko Naomi arangije yicarana n'umukobwa we aramubaza ati se mwana wanjye buri kimwe cyose kimeze neza? Ariko umukobwa we nta kintu na kimwe yamusubizaga. Naomi yatangiye kubona yuko byanze bikunze hari ikitagenda ku mukobwa we. Ntabwo Naomi mu by'ukuri yari azi ibanga riteye ubwoba ryari riri muri uru rugo. Ubwo yakoraga amasaha menshi cyane ari ku isoko, John umugabo yatekerezaga ko yabatabaye. Ahangaha yasigaraga mu rugo arimo ababaza umukobwa we. Yari yarabwiye umwana w'umukobwa guceceka ntagire umuntu n'umwe abwira ibyo amukorera. Betty yari afite imyaka 13 yonyine. Rero uyu mwana yagumye acecetse. Yari afite ubwoba bwo kuvuga ibyo uyu mugabo amukorera. Buri gitondo ubwo Naomi yavaga mu rugo akerekeza ku isoko, Betty yajyaga kumva urugi rurafungutse rwongera rurakinze. Aho ngaho John yabaga yinjiye mu cyumba cye. John yari yamubwiye ati nta muntu n'umwe ugomba kubwira ibintu ngukorera, ndetse cyane mama wawe ntabwo ugomba gutungutsa ibintu mu kanwa kawe ngo bimubwire. Nuramuka ubivuze nzagukorera ibintu bibi cyane. Uyu mwana Betty yakundaga mama we, rero ntabwo yibazaga ese naramuka abwiye Naomi ko umugabo wamuca inyuma ndetse akaryamana n'umukobwa we, uyu mwana yaratekerezaga ati ese mama azabifata gute? Nuko umunsi umwe aka kana kararakaye ndetse gahitamo kubaza John ese ni ukubera iki. Uyu mwana yari afite ubwoba ubwo yabazaga amagambo John. John arangije abwira aka kana ati mama wawe akora amasaha menshi cyane, agera hano mu rugo ananiwe. Iyo nshatse kuryamana nawe cyangwa se kumwegera aransunika ntabwo ajya mu mwanya. Nuko arangije abwira aka kana ati ntabwo jyewe nshaka guca inyuma mama wawe ngo uryamane n'undi mugore, niyo mpamvu njye nahisemo kuryamana nawe. Ibyo ngibyo uno mwana akimara kubyumva yahise yumva agize agahinda kenshi cyane. Nuko John arangije atangira kumwumvisha uburyo ibintu amukorera ari ibintu bisanzwe. Atangira kumwumvisha ati aho kugira ngo njye kuryamana n'undi mugore byababaza mama we cyane kurusha uko naryamana nawe. Uyu mwana ari muto cyane, byari byoroshye kuba umuntu nk'uyu w'umugabo yamwumvisha ibintu ndetse akabyemera. Ariko Betty ahangaha ntabwo yabyemeye, ahubwo uyu mwana yatangiye kwanga uno mugabo cyane, yumva aramwanze cyane muri we. Ariko ahangaha yari agifite ubwoba bwinshi cyane. Yari afite ubwoba bw'ibyo yamukorera mutabibwiye mama we. Yari abizi neza yuko mama we akunda uyu mugabo John ndetse yari abizi yuko amwizera. Uyu mwana yumvaga adashobora kwangiza iki cyizere mama we yari afite umugabo we amubwira aya makuru atari meza. Ariko Naomi yakomeje kubona yuko umukobwa we Betty yamaze guhinduka, ariko mu by'ukuri ntabwo yari azi ikijya mbere. Betty yari yarahindutse mu by'ukuri, ntiyaragiseka, yari umwana uhora acecetse kandi afite agahinda. Ariko iyo Naomi yageragezaga kubaza umukobwa we, uyu mwana nta kintu yamusubizaga, ahubwo yazunguzaga umutwe akamubwira ati meze neza. Naomi yatangiye gutekereza yuko wenda umukobwa we ari gutekereza ubuzima baciyemo mbere yuko bagera ahangaha. Betty ahangaha yari ategereje igihe nyacyo cyo kuvugana na mama we. Uyu mwana w'umukobwa yahoze atekereza kuba yajya ku ishuri akajya kwiga. Nuko ahangaha rero ubwo yabonaga mama we yamaze kubona bizinesi yakora, Betty yatangiye gutekereza yuko ariyo mahirwe kugira ngo abwire mama we amujyane ku ishuri. Nuko umugoroba umwe ubwo Naomi yaravuye ku isoko, Betty yaje kumwegera, arangije abaza mama ati se mama nta kuntu wanjyana muri interina nkajya ku ishuri?
ahangaha Betty ubwo yamubwiraga amagambo yari afite icyizere, yumvaga ko byanze bikunze agiye kubona amahirwe yo kuva muri uyu murugo, yo gucika uno mugabo wari umaze kumuhindura umugore we. Ariko finally Naomi yajunguje umutwe, arangije amubwira ati mwana wanjye amafaranga nkorera ni make cyane, ntabwo yakwishyurira ishuri. Atangira kumusobanurira ati John nta kazi afite, amafaranga nkorera niyo yishyura buri kimwe cyose cyahangaha, ntabwo rero nshobora kuba nakwishyura ishuri ryawe. Muri ako kanya Betty yumvise umutima umuriye, yumva arababaye cyane, yumva atunguwe no kumva aya magambo mama yamubwiye. Ntabwo yiyumvishaga uburyo mama we atangiye kwita ku muryango wa John kurusha uko yakwita ku mukobwa we yibyariye. Nuko Betty ahangaha umujinya wese umwica, arangije abaza mama ati mama, ese ni ukubera iki ubundi utareka uno mugabo ukamuvaho tukigendera? Ibi ngibi yabimubajije ijwi rye rititira ndetse ariko afite n'uburakari. Arangije aramubaza ati se mama, ni ukubera iki turi ahangaha turi kwicwa n'agahinda? Urimo urita ku muryango wa John ndetse nawe ukamwitaho, kubera iki? Nta n'ikintu agufasha na kimwe, yirirwa ari hanze gusa ari kunywa n'abandi bagabo akagaruka yasinze. Uno mugabo nta kintu amaze, njye nta nubwo mukunda mama. Muri ako kanya Naomi yahise arakara, nta na rimwe yari yumva Betty amubwira amagambo nk'aya ngaya. Nuko muri ako kanya uyu mugore yatangiye kugira uburakari bwinshi cyane, adatekereje na gato yahise akubita urushyi umwana we. Betty ahangaha yahise atangira kurira, umwana yahise yirukanka ava aho ngaho ajya mu cyumba cye. Ntabwo yarimo yizera ko ari mama we wamwibyariye umukubise urushyi rungana kuriya. Urushyi yaramukubise mu by'ukuri rwari rumubabaje cyane. Uyu mwana yarimo yibaza ni gute mama we ashobora kudifendinga John, umugabo wangije ubuzima bwabo. Umwana yatangiye kwibaza, ese ni ukubera iki mama we wamwibyariye yahisemo kwita ku muryango wa John ndetse akita kuri John kurusha uko yakwita ku mwana w'umukobwa yibyariye. Umwana atangiye gutekereza ibanga abitse mu mutima we riremereye y'ibyo John amukorera buri munsi. Arangije inginga Imana aravuga ati Nyagasani, ndakwinginze hindura ubuzima bwanjye, nkura muri aka gahinda. Uyu mwana icyo yashakaga muri byose ni amahoro ndetse no kugira amahirwe yo kwishima. Nuko igitondo cyakurikiyeho ubwo Naomi yari yagiye ku isoko, Betty yari ari mu rugo wenyine ari kumwe na John. Nuko muri ako kanya John yahise yinjira, arangije aramufata aramukurura, arangije aramubwira ati njye namaze kumva ibintu wabwiye mama wawe byose. John ahangaha ubwo yabwiraga aya magambo n'umwana yari afite uburakari bwinshi cyane ndetse arimo amutera ubwoba bwinshi. Arangije aramubwira ati ntuzigere na rimwe utekereza kongera kumvuga, nuramuka wongeye kumvuga mwese ko muri babiri, yaba wowe ndetse na mama nzahita mbirukana muri uru rugo. Muri ako kanya Betty ubwoba bwaramutashye, ariko muri aka kanya ntabwo John yari yasoza. John yahise amufata amujyana mu cyumba, arongera aramuhemukira amufata ku ngufu. Muri ako kanya yahise ava aho ngaho, arangije ajya ku kabari aho yarasanzwe anywera inzoga. Ahangaha Betty yasigaye mu rugo n'agahinda kenshi cyane ndetse n'amarira menshi. Nuko ubwo Betty yari yicaye mu cyumba cye ari we wenyine, Angelica umuturanyi wabo arangije arakomanga. Angelica yari afite akageso ko kwita ku bintu by'abandi, akita ku buzima bw'abandi bantu. Rero yari yamaze kumva buri kimwe cyose kiba ndetse kiri kujya mbere muri uru rugo rw'abaturanyi be. Ubusanzwe Naomi yajyaga agerageza kumwirinda, ariko ahangaha nta mbaraga yari afite zo kumwirinda. Nuko Angelica arangije yinjira mu nzu. Ahangaha ubwo yitegerezaga uyu mwana, yahise abona uyu mwana afite agahinda kenshi cyane. Uyu mukobwa Betty yahise abona ko byanze bikunze hari ikibazo. Nuko arangije abaza Betty ati ese mwana ni ikihe kibazo? Betty ahangaha yari afite ubwoba bwo kubwiza ukuri uno mukobwa ibyamubayeho, kubera ko yatinyaga John ko hari ikintu kibi yamukorera. Ahangaha nta kintu yigeze amubwira, ahubwo yamubwiye ko mama we yamukubise urushyi rukamubabaza ndetse amubwira uburyo mama we yanze kumujyana ku ishuri. Nubwo atigeze amubwira byinshi, ariko n'amagambo yaramubwiye yakoze ku mutima uyu mukobwa Angelica. Muri ako kanya Angelica yahise arakara cyane, ntabwo yizeraga ibyo ari kumva. Arangije atangira kubaza ati ni gute mama ashobora kugukorera ibyo bintu? Ni gute ashobora guhitamo umugabo utagira akazi, umugabo utagize icyo amaze, akamusimbuza umwana w'umukobwa yibyariye, akangiza ahazaza h'umwana w'umukobwa yibyariye? Betty yagerageje kumubwira ati ihangane, ntubibwire mama wanjye, ashobora kumerera nabi.
ariko Angelica ntabwo yari umukobwa ujya uceceka cyangwa se ngo abike ibanga. Nuko bigeze mu mugoroba ubwo Naomi yaravuye ku kazi, ageze aho ngaho mu rugo, Angelica ahise aza aramwinjirana. Yaraje ataka wa mugore Naomi. Angelica n'uburakari bwinshi cyane aramubaza ati, ni gute ushobora kwita umubyeyi urimo urita ku mugabo w'ikiburaburyo udafite ikintu na kimwe agufasha, mu gihe umukobwa wawe ari kwangirika, mu gihe umukobwa wawe ari gutaha azaza he? Wahisemo uriya mugabo w'ikigoryi umusimbuza kuba warihirira amashuri umwana wawe w'umukobwa. Uri umubyeyi gito. Muri ako kanya Naomi yatangiye kugira uburakari bwinshi cyane, ariko agiramo n'ikimwaro. Amagambo Angelica yaramubwiye yaramukubise nkaho ari ibuye rimukubise. Ahangaha yise Naomi amoko menshi y'amazina aramwandagaza. Ahangaha ntabwo Naomi yigize asubiza Angelica ijambo na rimwe. Muri ako kanya Angelica ahise asohoka. Uno mugore ahita akubita urugi ararufunga, arangije ahindukira na wa mwana Betty. Nuko arangije aramubaza ati, niba iki wabwiye uriya mugore Angelica? Uguma ahangaha urimo ubwira abantu buri kimwe cyose kibera hano mu rugo. Ijwi ry'uwo mugore Naomi ryari rimeze nk'inkuba. Mu gihe Betty ataragira ikintu na kimwe amusubiza, Naomi yahise amufata n'uburakari bwinshi cyane, arangije amukubita urushyi rubi cyane rurenze urwo yari yamukubise cya gihe. Betty ahangaha yatangiye kurira n'amarira menshi cyane, ariko ahangaha Naomi yaratarasoza. Arangije afata akakana Betty atangira kugakubita cyane, arakabwira ati, uratekereza yuko wajya wirirwa umvuga? Ese ni gute ushobora kunsuzugura bigeze aho ngaho mu rugo rwanjye? Nimba udashaka kuba ahangaha, sohoka uva ahangaha. Muri ako kanya umutima wa Betty warahagaze. Ntabwo mu by'ukuri yatekereza yuko mama we yamwirukana mu ijoro muri ubwo buryo. Nuko Naomi yahise afata akakana n'uburakari bwinshi cyane, afungura urugi akajugunya hanze, arangije arakinga. Betty yahagaze aho ngaho mu mwijima hanze, agahinda karamwica atangira kurira. Uyu mwana nta hantu yari afite ho kujya, nta muryango wundi yari afite, ndetse nta n'inshuti yari afite. Umuntu umwe yashoboraga kuba yatekereza ni wa mukobwa Angelica. Uyu mwana yahise yerekeza ku rugo rwa mukobwa Angelica. Ntago uyu mukobwa yaratuye kure, ariko buri ntambwe uyu mwana yateraga yari imeze nk'aho ari kilometero. Uyu mwana yarababaye cyane ndetse afite agahinda kenshi cyane umutima. Nuko agera ku rugo rwa mukobwa Angelica arakomanga. Nuko ubwo Angelica yarafunguye urugi, Angelica yahise afata akakana, arangije akinjiza mu nzu, arangije atega amatwi akakana ibyo kamubwira. Betty yabwiye uyu mukobwa Angelica uburyo mama we yamukubise, ndetse amubwira uburyo mama we yamusohoye hanze, yamwirukanye mu rugo. Ntabwo ahangaha uyu mwana yigeze avuga ibyo John yamukoreye, ariko Angelica ahangaha yaramwumvise. Muri ako kanya Angelica yumvise ababaye kubw'amagambo uyu mwana w'umukobwa yaramubwiye. Arangije yitegereza uyu mwana w'umukobwa Betty, nuko arangije aramubwira ati, ntabwo ukeneye kongera gusubira hari ahantu. Ahangaha Angelica yamubwiye aya magambo yitonze, ndetse yabimubwiye arimo amuhanagura amarira mu maso. Arangije aramubwira ati, uragumana nanjye ahangaha. Arangije aramubwira ati, ntabwo mfite buri kimwe cyose, ariko humura nzakwitaho, humura hano urarinzwe mwana muto. Betty ahangaha ntabwo yizeraga ibyo ari kumva. Mu buzima bwe yarabonye umuntu umubwira neza kandi ubashije kumufasha, nta kintu na kimwe agendereyeho. Angelica mbere yari asanzwe ari umuntu ugira amahane ndetse ugira amagambo, ariko Betty ahangaha arabashije kubona yuko umukobwa hari ikindi gice afite cyiza, igice atari yarigeze abona ko uyu mukobwa afite. Angelica ahangaha nta mugabo yagiraga ndetse nta bana yagiraga, ndetse yifuzaga umuntu yakwitaho. Mu kubona rero uyu mwana w'umukobwa Betty ukeneye urukundo ndetse ukeneye kurindwa, yabonye ko ari amahirwe yo kuba yakwita kuri uyu mwana akamukora buri kimwe cyose. Muri iryo joro Betty yahise atekera ibyo kurya uyu mwana w'umukobwa, ndetse arangije amutegurira aho kuryama heza. Ntabwo byari byarangira, Angelica ntabwo yagize ati igihe cyinshi. Yahise afata wa mwana, arangije amujyana ku ishuri, amujyana muri interina, amwishyurira buri kimwe cyose. Uyu mwana w'umukobwa yarishimye cyane. Uyu mukobwa Angelica aramukoreye ibintu by'inzozi ze, ibintu yahoze yifuza kuva kera. Nuko mu gihe gitoya ubuzima bwa mukobwa Angelica bwatangiye guhinduka. Mu gihe gitoya ubwo yari amaze kujyana abana b'umukobwa ku ishuri, Angelica yaje kubona akazi atatekerezaga yuko yanabona. Kampani imwe ikomeye cyane yaje kumuha akazi.
ahangaha byagaragaraga nk'aho buri kimwe cyose kiri kujya mu buryo kuri Angelica ubwo yari yicaye ku biro ari mu kazi, arangije araseka, arangije aravuga ati uyu mwana w'umukobwa yanzaniye amahirwe. Uyu mukobwa nta na rimwe yari yarigeze agira akazi nk'aka ngaka cyangwa se ngo agire ahembwa amafaranga nk'ayo yari arimo ahembwa ubu ngubu. Nuko ku bw'aka kazi yari amaze kubona, Angelica yabashije gukora buri kimwe cyose yifuzaga mu buzima bwe. Nuko Naomi mu gihe gitoya yari amaze gukodesha apartment nziza cyane mu mujyi, ndetse kure y'aho ngaho bari basanzwe baba, kure cyane y'aho Naomi ndetse na John bari kuba. Betty ntabwo yizeraga uburyo ubuzima bwe buhise buhinduka. Nuko nyuma y'uko Angelica ndetse na Betty bava aho ngaho, ya business ya Naomi yatangiye kugenda imera nabi, atangira guhomba. Wa mugabo we John yatangiye noneho kumwiyereka uwo ari we. Igihe cyose Naomi yavaga ku isoko ageze mu rugo n'umunaniro mwinshi cyane, John yatangira kumubwira ati uvuye kunca inyuma, agatangira kumubwira amagambo mabi cyane ndetse akamutuka. Uyu mugore yari yarahisemo buno buzima. Ahangaha rero cyari igihe cyo kugira ngo yishyure igiciro. Uyu mugabo yafataga amafaranga umugore we yakoreye, akagenda akajya kuyanywera ndetse n'abandi bagore. Uko yagendaga anywa cyane, ni nako yagendaga aba mubi, agira uburakari bwinshi cyane. Yararaga hanze ijoro ryose, yasize Naomi wenyine. Niyo yagarukaga mu rugo yasaga yasinze ndetse akaza amutuka. Abaturanyi batangiye kubona buri kimwe cyose, batangira kujya noneho bavuga Naomi, batangira kumwita umugore w'ikigoryi, umugore wabashije guhitamo John akamusimbuza umwana we w'umukobwa yibyariye. Bakavuga bati uriya mugore yari afite umwana w'umukobwa mwiza, ariko arangije aramujugunya hanze, ahitamo John umugabo w'umusinzi utagize ikintu amaze. Naomi yatangiye kumva ko abantu batangiye kujya bamuvuga, ariko nta kintu yari afite cyo kubasubiza. Muri we mu mutima we yari abizi neza ko abaturanyi ibyo bari kuvuga ari byo. Yahisemo John. None aho yicaye ahangaha yararimo arwana n'ingaruka zabyo. Naomi yakomeje guhatiriza, akomeza gukora, akomeza kujya asubira ku isoko agakora, ariko twa dufaranga n'ubundi yakoreraga John yahitaga adufata akatujyana akajya kutunywera. Nuko ubwo Naomi yamubazaga impamvu akoresha amafaranga muri ubwo buryo, uyu mugabo yahitaga arakara ndetse akamubwira nabi cyane, ndetse akanamukubita. Nyuma y'imyaka igera kuri 6, ahangaha Betty yaramaze gukura, yaravuyemo umukobwa mwiza kandi umukobwa uri confident. Ahangaha Betty noneho yarimo yiga muri university, ndetse ahangaha yari afite boyfriend we wamwitagaho ndetse amukunda cyane. Ubuzima bwe na Angelica bwamuhaye amahoro ndetse bumuha amahirwe, ariko amateka ya John n'ibyo yamukoreye byari bitaramuva mu mutima. Nuko umugoroba umwe Betty yicaye hasi ndetse ari kumwe na Angelica. Ahangaha Betty noneho yahamagaraga uyu mukobwa Angelica mama we. Noneho ahangaha ahitamo kumubwira buri kimwe cyose. Ahangaha ntabwo noneho yashoboraga kuba yabika ibanga amaze imyaka myinshi cyane rimuremereye muri we. Ahangaha yatangiye noneho kumubwira umwijima John yari yaramushyizemo. Atangira kumubwira uburyo John yamuhohoteraga, ndetse akamubwira ngo naramuka bivuze azamwica ndetse yice na mama we. Ahangaha yabwiye umukobwa Angelica ibibazo byose yanyuzemo, ndetse amubwira uburyo yagumye acecetse kugira ngo arinde mama we ndetse nawe ubwe. Angelica byaramutunguye kumva aya magambo. Angelica ahangaha uburakari bwatangiye kuza ari bwinshi. Ubwo uyu mwana Betty yakomezaga kumubwira buri kimwe cyose ndetse ari kurira. Nuko arangije amubwira ati wakagombye kuba warambwiye mbere yose. Ahangaha Angelica yamubwiye, ijwi rye rititira ndetse ryuzuye emotion. Nuko arangije amubwira ati njyewe nashakaga kubyibagirwa, ariko ahangaha Angelica ntabwo yari iteguye kwibagirwa. Angelica arabizi neza yuko atareka John akagoma yidegembya n'ibyo yakoreye uyu mwana w'umukobwa. Mbere yuko Betty ahagarika Angelica yahise afata telefoni arangije ahamagara polisi. Ahangaha yahamagaye umupolisi, ndetse umupolisi wari usanzwe ari inshuti ye. Arangije amubwira buri kimwe cyose Betty yamubwiye. Muri ako kanya umupolisi yahise yohereza abandi bapolisi bajya gufata wa mugabo John. Nuko ubwo John bamujyana kuri polisi, amakuru yahise asakara aho ngaho muri quartier. Naomi yatangiye kujya kuri polisi, atangira kurekarama
atangira kuvuga ngo John ntabwo ibyo bintu yabikoze. Atangira kubaza impamvu bafunze umugabo we, avuga ko umugabo we ari mwiza nta kintu kibi nk'icyo yakora. Ahangaha Naomi yatangiye kubwira polisi ko umukobwa we Betty ari kubeshya, ahubwo ari kugira ngo amwangirize ubuzima. Ndetse abaturanyi bamwe na bamwe bagiye kuri polisi bajya gutanga ubuhamya bavuga uburyo uyu mugabo John afite imico itari myiza muri quartier. Ibyo byose wa mugore Naomi yanze kubyemera, akomeza kubwira polisi ngo nirekure umugabo we ararengana. Uyu mugore yafashe udufaranga twe twose yari afite, atangira kuduspendinga ku bacamanza ngo bajye kuburana, bajye gufunguza umugabo we. Nuko mu rukiko ubwo umucamanza yumvaga ubuhamya ndetse akumva buri kimwe cyose abaturanyi barimo bagenda bavuga. Ahangaha rero John yaje guhamwa n'ibyaha arimo arebwa. Nuko rero uyu mugabo byarangiye bamukatiye imyaka 20 y'igifungo. Uyu mugabo yarashyikirijwe ubutabera. Naomi ahangaha none yarabuze buri kimwe cyose, yarabuze udufaranga twe yaramaze iminsi akorera, yarabuze reputation ye, ndetse noneho ikibabaje cyane yarabuze umukobwa we. Nuko ubwo uyu mugore Naomi yaragarutse mu rugo, yatangiye kwisanga ari we wenyine, atangira kumva inzu itangiye no kumukonjera. Nuko muri ako kanya rero Angelica ndetse na Betty bari bagarutse mu rugo bavuye ku rukiko. Ahangaha Betty noneho yaratangiye gukira muri we, kubera yuko yaramaze kubona yuko ubutabera bukozwe, John ashyizwe muri gereza. Nuko Angelica arangije aramuhobera, aramwegereza, arangije aramubwira ati humura mwana wanjye, buri kimwe cyose kizagenda neza. Nuko nyuma y'ibyumweru 2 ubwo John yaramaze gukatirwa, Naomi yarakiba muri yanzu wabagamo. Buri munsi yahoraga yicaye wenyine ari gutekereza uburyo yabuze buri kimwe cyose, atekereza uburyo yirengagije umwana we yibyariye agahitamo John. None ubu ngo akabasigaye we wenyine. Nuko igihe kimwe ari mu masasita agiye kumva yumva umuntu arakomanze. Nuko Naomi agifungura urugi, agiye kubona abona umugore atigeze abona na rimwe kuva yagera muri uru rugo. Uyu mugore yari umugore ubona ko afite confidence ndetse afite uburakari. Nuko adatinze uyu mugore yahise amwibwira uwo ari we, yamubwiye ibintu byahise bimutungura. Ubwo uyu mugore yamubwiraga ko igihe cyose amaranye na John yari afite undi muryango ndetse afite undi mugore, ndetse bafitanye abana 5. Naomi ahangaha agahinda kahise kamwica ndetse aratungurwa, ahita yicara hasi atangira kurira, ndetse amubwira ko amafaranga yose yamwibaga yayoherezaga umuryango we. Ntabwo yiyumvishaga uburyo John yamukorera ibi bintu. Yatangiye kwibaza uburyo yabaye injiji akaba impumyi bigeze ahangaha. Uyu mugore yari muremure cyane ndetse yari afite confidence nyinshi cyane. Ubwo yararimo asaba uyu mugore Naomi ngo ave muri iyi nzu asohoke, yamubwiye ko ino nzu ari iye ndetse n'abana be, atari uyu mugore Naomi. Ariko ahangaha Naomi yatangiye kwanga. Uyu mugore yahise amurekera ahangaha arigendera. Umunsi wakurikiye uyu mugore yaragarutse. Noneho iki gihe ntabwo yari wenyine, yaje ari kumwe n'ibindi bigabo 2 ndetse binini. Ubwo binjiraga mu nzu Naomi ubwo bwahise bumutaha. Nuko babagabo barangije bamubwira bati ukwiriye kuva muri iyi nzu. Naomi yatangiye gupfukama, atangira gusobanura buri kimwe cyose, atangira kumubwira ukuntu hari ibintu byinshi cyane yakoze kuri iyi nzu, ndetse hari ibyo yaguze, ndetse ibijyanye n'intebe ndetse n'ibindi bintu byo mu gikoni ari wabiguze. Ariko ibi ngibi byose yavugaga ntago umugore yigize abyitaho. Uyu mugore yashaka gufata inzu ye kubera ko yari azi ko neza iyi nzu ari iye n'abana be. Ibi bigabo byahise bigenda byinjira mu nzu bipakinga imyenda y'umugore Naomi, birangije bizana amavarisi biramuhereza bimusohora hanze ku ngufu. Ahangaha Naomi yisanze hanze nta kintu na kimwe afite. Buri kimwe cyose yari yarakoreye, buri kimwe cyose yari yarubatse, ahangaha yisanze ahagaze ku maguru ye yombi wenyine, byose yarabisize inyuma. Ahangaha Naomi yahise atekereza kwerekeza kuri rwa rugo rwa mukobwa Angelica kugira ngo ajye gusaba imbabazi umukobwa we. Nuko ubwo yageraga kuri ya nzu wa mukobwa Angelica yabagamo, umusekirite yamubwiye yuko batakibaho ngaho, bavuye ahubwo bagiye kuba mu mujyi. Arangije aramubwira ati Angelica yabonye akandi kazi. Rero ibyumweru 3 bishize yavuye ahangaha yerekeza mu ndi mujyi. Naomi ahangaha ese yicwa n'agahinda.
ahangaha yabonye yuko abuze amahirwe ye ya nyuma yo kuba yasaba imbabazi umukobwa we. Ahangaha Naomi yahise afata ibikapu bye ava ahangaha arerekeza umuhanda wose atazi ahari kujya. Atangira kubona yuko umukobwa atazongera kumubona ukundi. Ahangaha Naomi yari atangiye kurwana n'ingaruka z'ibikorwa bye ndetse n'amahitamo ye ari we wenyine. Wa mugabo Emmanuel wigeze kumwirukana murumuna w'umugabo we wa mbere, nawe ubwo yari ari kugenda mu muhanda, yari ari kugenda nawe yibuze, arimo atekereza uburyo yirukanye umwana wa mukuru we ndetse akirukana umugore wa mukuru we. Ahangaha ubwonko bwe bwari bwuzuyemo ukwicuza. Nuko muri ako kanya agiye kumva yumva imodoka ije yihuta iramukubise. Uyu mugabo yahise yikubita hasi aho mu muhanda ahita apfira aho ngaho. Uyu mugabo nawe yapfanye ukwicuza ndetse atabashije kuba yasaba imbabazi abo yahemukiye. Iyi nkuru itwigisha yuko amahitamo duhitamo, cyane cyane iyo tuyobowe no kwikunda no kwirengagiza, ashobora kutuzanira ingaruka zikomeye cyane, ndetse izo ngaruka zikaba ari ingaruka udashobora gucika. Iyi nkuru itwigisha guha agaciro abo dukunda ndetse tukabafata neza, ndetse tukiga kubababarira igihe kitararenga. Bavandimwe, nizere ko mwakunze iyi nkuru n'abahitiyemo uyu munsi. Nizere ko hari ikintu mwigiyemo, nizere yuko hari ikintu mwabashije gukuramo muri iyi nkuru nabashije kubahitiramo. We mushasha kuri icano ndakwakiriye. Icyo ngusaba ni ikintu gito cyane, ndagusaba gukanda ahantu handitse subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose shyizeho indi nkuru. Mwebwe dusanzwe tubana mu nkuru za buri munsi, mujye mwibuka kujya muri comment section mumbwire ese mwatoyemo iki, mumbwire icyo mwakuye mu nkuru nabahitiyemo, ndetse mujye mukanda like. Ndetse ikindi kintu mbibutsa, mujye mufata linki muyisharinge, muyisangize inshuti n'abavandimwe, muyisharinge abantu bose mukunda nabo bumve ndetse bigire kuri izi nkuru nk'izi ngizi nabahitiyemo. Ndongera kubashimira umwanya wanyu ndetse mbashimira uburyo mukomeza kudusapotinga. Ndabakunda cyane. Naho buta. Ciao ciao.